nk'uno mubyeyi uyu Justine n'uno mwana we bazashyingurwa ku wa 4. Yego agana hehe? Aho bita mu irimbi ry'Imunyinya. Yego. Niho bazashyingurwa. Mbona nyine inkuru ziba zibabaje, bamwe ari kuvuga ngo bazabashyingure mu mvi imwe, abandi ngo bazabegeranye. Nyine urumva tekereza kwirimbi bizaba bimeze gute? N'amarira n'agahinda. Reka twongere tubasuhuze inshuti mukunda kandi mukurikira ibiganiro tubagezaho hano kuri Jet TV Rwanda. Mwa muri hano mu Rwanda, mwa muri Afrika, i Burayi, muri Aziya, ho muri mwese turabashuhuje. Reka kandi tubashimire mwebwe twabanye mu minsi yashize, mwakoze subscribe kuri no channel ya Jet TV Rwanda. Mwajyaga mukunda kuduha like, share ndetse na comment. Ni ukuri inkunga yanyu twarayishimye. Gitumye mvuze ngo twarayishimye, wenda mbonero kubabwira yuko mu minsi yashize channel yacu yagize ibibazo. Twagize ibibazo mwabonaga ko tumaze iminsi tudakora, ndetse ku buryo byabaye ngombwa ko dufungura iyindi. Iyi ni Jet TV nshyashya, bivuga ko turacyakeneye inkunga yanyu. Niba mwari mwarakoze subscribe mwongere mudutere inkunga, kuko iriya channel yagize ikibazo bituma YouTube imera nkaho ibaninze. Tubona rero gutegereza biranga, dufungura yindi. Iyi channel ni nshyashya, murabona ko iri abasabu bakeya, niyo mpamvu iriho basabu bake, ariko twebwe turacyari babandi. Inkuru twabagezagaho ziracyari zanze, ndetse twaranavuguruye, ariko turabasaba inkunga yo kudutera. Turasaba ko mwadutera inkunga mukongera mugakora subscribe, mukadusharinga, mukaduha ndetse na comment, kubera yuko ntago byakuze nyine ko iriya tuyikomezanya, kuko bibaho buriya akazi dukora kabarimo amariske menshi cyane. Channel baraziba, YouTube ishobora kuguhana, nyine ni byinshi nuko ro byagenze. Turabasaba inkunga yanyu rero, muduhe ibitekerezo, ariko bera byose mukande subscribe, mudunadusharinge, kugira ngo abantu bari baratubuze bongere batumenye, bongere batubone, hanyuma twongere dukorane neza. So rero jewe nkuko mubizi ndi Big Man Janvier, ndi inshuti y'abatondo, umuhungu w'abanyarwanda, ndi n'inshuti yawe uri kundeba. Gusa hano imbere ya kamera ni Big Man nkuko nabivuze, nyuma ya kamera naho hari cameraman wacu yitwa Gadi Kwizera, ni boss wa Kwivuko TV, mu gihe jewe banzi nk'umukozi wa Jet TV Rwanda. Yego. So rero byari ngoma kugira ngo mbanze mbibabwire, mwongere mudutere inkunga, mwongere mutube hafi, kandi rwose ni ukuri inkunga mwaduteye twarayishimye, mwari mutugejeje kure cyane rwose, heza hashoboka, n'ubundi kandi naho mwagiye turacyabafite. Amakuru ki? Amakuru ni meza, ariko bya bisa nka bwa buryarya bw'abanyarwanda. Yego. Amakuru ntago ari meza. Ufite ikihe kibazo? Wariye? None se muvandi, ejo aho twanyarukiye ntuhazi ibyo twabonye, we ntiwabibonye? Yego. Amakuru ntago ari meza mu matwi y'abanyarwanda. Mugenzi wanjye aravuze ngo amakuru ntago ari meza, nibyo koko. No mu byo tuje kubabwira bisa naho bidashimishijemo gakeya, ariko nanone ubuzima niko bumeze. Hari ibintu tutabasha guhindura, Imana niba ifite mu biganza byonyine. Nkuko ro mwabyumvise ku itariki 10 z'ukwezi kwa 5 2026, nejo bundi rwose, ejo bundi ku cyumweru, mu karere ka Muhanga, mu murenge wa Cyeza, umudugudu agira mudugudu wa Tanguki wabaruzi beruzi aho bita ku Kivumu, habereye impanuka ikomeye, impanuka iteye ubwoba, impanuka itanye ubuzima bw'abantu benshi cyane. Inkuru ejo twayikozeho, ariko ama-update ari kugenda yisukiranya, noneho harimo n'inkuru zibabaje cyane. Nicyo cyatumaga rero mugenzi wanjye kuvuga ngo tuje kubagezaho inkuru zidashimishije. Uko impanuka yagenze wenda twabivuze hejo, ni ikamyo yo mu bwoko bwa rukururana, izi zikunze gutwara amasima, yamanutse iva mu mujyi wa Muhanga igiye i Kigali, iza kubura feri. Wenda reka tubivuga uko nguko, peve ya polisi n'ubundi nta kintu iragaragaza kitandukanye n'ibyo ngibyo. Igonga imodoka ebyiri, hanyuma iza gusoreza ku modoka zitwara abantu zizwi nka twegerane.
Toyota Hiace ariko zizwi nka Twegerane, yari ifitemo abantu 18. Muri abo bantu 18 hafi ya bose bamaze kwitaba Imana. Icyo bituma ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Ku ikubitiro mu nkuru twakoze hari impanuka ikimara kuba hahise yapfa abantu 3, ariko n'abandi bose batwaye mu bitaro bya Kabgayi hafi ya bose bamaze gupfa. Urumva ni ibintu bibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Ngira ngo mu nkuru twakoze ejo hari twavuga abatangabuhamya cyangwa se abantu batuye hariya hafi, harimo uwatubwiraga ati hari n'umugore wabo na mudugudu wahise apfira muri iyo mpanuka, bavuga ko yapfuye mu ba mbere. Twaje no gukurikirana amakuru kugira ngo tumenye ibyo ari byo, tuza gusanga n'uyu mudamu witwa Musabyemariya Justine, ni umudamu uriya wapfanye n'umwana. Yego. Uyu mudamu witwa Musabyemariya Justine niwe yahise apfira muri iriya mpanuka buriya ikimara kuba. Muri make abaje gutabara bo basanze byarangiye. Yego, basanze yitabye Imana, ahubwo umuhungu we niwe waje kwitaba Imana nyuma. Iyi nkuru irababaje, nubwo umuntu abivuga nyine, ariko nta kundi umuntu yagira, ariko iyi nkuru irababaje. Uyu mudamu witwa Musabyemariya Justine yari yaravutse mu 1978. Jensiri yitabye Imana ku itariki 10 z'ukwa gatanu 2026. Urumva ko yari akiri mutoya, imyaka 50. Burya ubu ukiri mutoya ubu ugifite ingufu zo gukorera igihugu. Ibibabaje rero kurutaho, yapfanye n'umwana we w'imfura. Umuhungu yari afite umuhungu rwose w'umusore wari ugiye kurangiza segonderi wo muri 2007, witwa Urukundo Manzi Yves. Nawe ntabwo yabashije kurokoka ino mpanuka, yitabye Imana ajyana na mama wiwe. Aba bantu nk'uko twabivuze bari batuye muri Kamonyi, aho bita Musumba muri Nyarubaka nyine, ariko uyu mudamu yari umwarimukazi. Wumve ngo igihugu kirahombye. Yari umwarimukazi, yigishaga mu mashuri abanza muri Kamonyi nyine, Musumba. Urumva wenda kugira ngo abantu babyumve neza, iriya mpanuka yabereye hano nyine ku Kivumu, ni muri Cyeza. None ubwo ushobora kwibaza uti kuno muntu yari yarenze i Kamonyi wabo yaragiye hehe? Uko imiterere uko muri za Muhanga hateye, aho ahantu bita Musumba byisaba yuko aviramo mu cya kabiri, akongera agaca muri Muhanga akagera aho ngibwo agasubira Kamonyi nanone. Agasubira Kamonyi. Abantu bazi nyine Musumba n'ahantu haba isoko rizwi cyane, wenda hari abantu bahazi, ariko niyo mpamvu ntago yari yayobye. Nahoze numva nyine abantu bamwe bari kuvuga ngo ubundi ko yari yarenze Kamonyi, niko hateye. Agera ahantu bita mu cya kabiri, agahita azamuka akabona gusubira, agacaho bita mu Misizi. Yego, mu Misizi ku ibagiro. Yego. Hanyuma akabona kugera aho ngaho. Nuko rero Imana imwakire mu bayo. Nagahinda byibuze kuba yapfa birashoboka, ariko kumva umuntu yapfanye n'umwana we w'imfura, ni ibintu bibabaje. Indi nkuru nabonye nanone mu bantu bari muri iriya mpanuka. Yego. Umugeni nabonye wapfuye ari mu kwitegura ubukwe, ndetse buri minsi ndi kukubwira izi nkuru ukuntu ziri kugenda ziza. Nuko twagiye ni Kabgayi, ariko dusanga kuhabona amakuru biragoye. Hari agahinda, urahagera nta n'ikintu wabaza umuntu. Namarira gusa. Na hano Musumba hano nyine, kuko aho iwabo buno mudamu uyu Justine, urahagera ukabura ikintu wabaza umuntu. Barimo bararira kandi urabyumva. Kubura abantu babiri icyarimwe, kandi wenda reka tureke na babiri. Kuba wari uzi ko umuntu ari mu rugendo atashye, ukakira telefone ikubwira inkuru undi ngo birarangiye.
n'agahinda. rero uyu mukobwa nawe nibyo koko yitwa Uwiringiyimana, yitwaga Uwiringiyimana Aline. Amakuru twabashije kumenya yari avuye kwerekanwa mu rusengero muri za Kamonyi, urusengero rwa ADPR. Yari umwadeperi. Yego. Ariko hari andi makuru tutaramenya neza. Yari uwo mu burengerazuba hano za Kibuye ni mu burengerazuba. Kibuye ni mu majyaruguru ahari. Oya, tocece. Za Kibuye. Kibuye hano za Karongi. Yego. Karongi sizi ni mu burengerazuba. Ni mu burengerazuba. Yego. Kuko inkuru zimwe zavugaga ngo bamugonze agiye gutega, ariko ntago ari byo. Yari avuye kwerekanwa mu rusengero n'umusore bendaga kuzabana neza, copy paste kimwe na ya nkuru y'Irurindo. Wa mukobwa wari ugiye gusezerana yaragiye mu muhango wo gusaba no gukwabura nako isaha yari yagize. Yego. Iyo nkuru twarayikoze mwe hahandi nabwo yari no modoka zo mu bwoko rwa Twegerane Rahiyasi nawe. Gusa wenda itandukana nuko uyu nguyu yari atarageza aho ngaho, ariko yaravuye kwerekanwa. Urumva ibyishimo yari afite, urumva morali yari afite, agahinda neza arakanganya na kuriya musore nanone wabuze umugeri ni wiwe ku munsi w'ubukwe. Kuko ndakeka uno musore ahantu ari biragoye ko ubu ngubu hari ikintu wamubwira cyangwa hari. Gusa ntago nabashije kumenya neza kuko ashobora kuba yari uw'i Kigali uyu musore. Yego. Gusa dufite nyine urabona amashusho yiwe n'amafoto turayafite no mu rusengero ahantu bari. Yego. Ariko icyo mvuga ntago na nyine ngo menye ngo situation arimo ubu ngubu imeze gute, eske byamuhungabanyije ku rugero rungana gute. Ariko gupfusha sinzi ukuntu nabivuga. Biragoye. Ni ukuvuga ngo umunsi wari w'ibyishimo byarangiye ubari umuhindukiye uw'agahinda. Iyi ni shoke ku buryo kugira ngo bino bintu bizamuvemo biragoye. Ugiye wishyira mu cyimbo cy'umuntu ukumva uvuye mu rusengero witegura ubukwe, ugiye kujya kwerekana umugeni, birangiye impanuka nk'iyi ngiyi ibaye bakakubwira inkuru mbi. Dore ibintu nk'ibi ngibi uribuka kuri iriya nkuru y'Irurindo. Uribuka ko yapfuyemo umuntu umwe kandi uwo muntu upfuye akaba ari we wari umugeni. Abantu baravuze bati kuki hatapfuye undi muntu ngo umugeni asigara ari muzima. Imana niyo ibikora uko yabipanze. Ariko nanone mana nimba ari wowe wica abantu, ubundi wowe warabaremeye iki? Ubu ngubu nanjye mba nibaza ari hagati y'Imana na Satani, ninde wica abantu? Abayehova bo bemera yuko ari Satani wica abantu. Hanyuma Imana ikaba imaze iki nimba itabasha nimba uri papa ukaba utabasha kurinda abana bawe, wowe waba umaze iki? Nanjye icyo ni ikibazo nibaza. Abayehova bavuga yuko Satani ari we wica abantu, ndetse bakavuga yuko Satani ari we uyoboye isi bitewe n'ibyago byinshi biri kubera kuri ino si. Bakavuga yuko isi ibaye iyobowe n'Imana ibi byago byose bitabaho. Kuki Imana itanga uburenganzira ikabuhereza Satani kandi ifite izindi mbaraga zo kuba yamufata ikamukanyaga? Reka turekere ubumana bwayo kanyagwa, twe kujya buriya hari iki. Sinzi wenda nimba kukivuga kano kanya ari ngombwa, ariko wenda reka nyivugeho gakeya. Twese dutinya urupfu. Yego. Turarutinya pe. Kandi nanone tukongera tukanga iyo umuntu yapfuye ngo aba yitabye Imana. Ni ibintu bimeze nyine nk'ubundi nkaho binahabanye. Buriya rero mu bintu byinshi amadini akoresha kugira ngo tuyagumemo, ni uko atubwira ko byibuze nubwo twapfa ariko tuzazuka. Ukumva ko byibuze kuzongera kubaho. Ariko nkeka ko atari ngombwa ko Imana yababaza abantu bene kano kageni, nimba kuko ibizi neza ko na nyuma yo gupfa hari ikindi kintu kibaho. Ntago yakagombye kutubabaza bene kano kageni. Reka tutabikoreramo ibyaha, ariko nyine birababaje. Iyi nkuru iri mu bintu byatumye nasinzira nijoro. Birababaje cyane. Wenda buriya hari utundi tuntu umuntu aba atagiye avuga
two ku ruhande cyangwa se wenda ukanatwibagirwa no mu nkuru nka zino nkuru tuba turi gukorera kuri tere. yego Buriya ukuntu ino mpanuka Mm. abantu bandi baduhaye amakuru, Mm. ino kamyo yamanutse mu ikorosi Mhm. igonga izindi modoka ebyiri, harimo iya rava, yego harimo n'indi y'ivatiri. Mm. noneho buriya umushoferi w'ino hiyasi Mm. nawe uri mu bitabye Imana, Mm. yabonye ikamyo yaje, urabona ko hari ahantu ni mu ikorosi, yego yabonye ikamyo yaje, abuze uko abigenza, arahagarara. Mm. none amaze guhagarara, Mm. ikamyo isa naho imuciyeho, yego ariko imaze kumucaho irongera isa naho nanone iyikuruye mu mapine. imukubita cya kintu uza kinyuma iri gukora. aya ino mpanuka ukuntu yari iteye ubwoba, kuko Mm. umuntu wundi waduhaye amakuru, Mm. buriya ngo yagiye kugera hariya hepfo mu manga, iriya kamyo cyangwa iriya iriya hiyasi, Mm. n'ubundi abantu yabajugunye hasigayemo bakeya, aya yabajugunye nyine. urumva, reba, Mm. ikamyo yari iri mu gipande cy'amagana ruguru, yego kugira ngo ikivemo ijye mu muhanda hagati, ijye mu cyo hepfo, imanuka irenge, itangirwe na biriya biti. Mm. ni ukuvuga ngo n'ubundi abantu bari bamaze nyine yari yagiye. nkurikije ukuntu mbyumva n'uburyo nabirebaga, Mm. ntabwo habayeho kugongana byo gukubitana bakoresha biriya bizu. oya, iriya kamyo yo yaragomeje itoroma yerekeza ishyamba, aha, noneho bitewe n'uko ari ndende ikubitisha urubavu, aha, ikubita iriya tagi. irayikurura mu mapine, nk'uko nyine ubona ko runo rubavu rwayo ni nk'aho ariho nirwo yakubitishije ino hiyasi. kuko ubwo nyine nari kugira ngo abantu bumve imiterere y'ino agisida. Mm. iyo iza kuyiviza gutya visave, Mm. yari kuyica hejuru, yego cyangwa se ikayikubita, wenda ikayisubiza inyuma gutya, Mm. wenda hagapfamo abantu b'imbere, wenda b'inyuma ntibagire ikintu baba. rero imeze nk'aho nyine yarayikuruye, irayijyana, iyijugunya munsi y'umuhanda. yego niyo mpamvu aya ejo turi gukora inkuru hari hamaze gupfamo abantu 11, ariko ubu ngubu bari kuvuga ko hafi y'abantu bose bari bari muri iriya modoka bitabye Imana. yego sinzi, hari ibintu uvuga nyine ukumva ubuze. birababaje. ngira ngo hari umukecuru waduhaye ubuhamya atubwira uburyo cyumvisha ibyo bintu. yari ari kumwe n'umusaza we, ubwo ni umugabo we kuko ni umukecuru n'umusaza. yego, umusaza yari ari imbere, umukecuru yasigaye inyuma. abonye uburyo imodoka ziri kwibarangura, aravuga ati umusaza ahise agwa muri koma. ahita agwa muri koma. baramuhongeza ku bw'amahirwe, bakomeza kumubwira yuko umugabo we zahirimye ataragera aho ziri, abona kuzanzamuka. kandi n'abatangaga ubuhamya bakakubwira uburyo ki bagiye gutwikira imirambo, ambilanse ikaza bagafasha. hari ab'imitima yoroshye batigeze banagerayo. byari ibintu mu by'ukuri, ni ibintu biteye ubwoba. ngira ngo ntabwo twari twakumva impanuka nk'iyi ngiyi ihitana ubuzima bw'abantu bangana gutya, yego cyane cyane mu ntara y'amajyepfo, ahantu hari hazwi nyine n'ubundi ko buriya mu ntara y'amajyepfo ari mu hantu habera amagisida menshi cyane, kandi agahitana ubuzima bw'abantu bitewe n'uko n'ahantu hagendwa. yego haragendwa cyane, ni ukuvuga imodoka amajanse menshi cyane akora ingendo mu ntara y'amajyepfo, urumva no mu burasirazuba, mu burengerazuba harimo abanyura hano mu majyepfo. benshi banyura hano mu majyepfo. yego n'ab'amajyaruguru reka. yego. hanyuma ukongeraho ino mihanda yo mu majyepfo ni mito, nk'uko twabikoze mu nkuru nyine abaturage bavuga ati imihanda ni mitoya, hacaho imodoka nini. ariko ntabwo twe duretse kumva zino nkuru z'incamugongo bene kano kageni. rero iyi ngiyi niyo mpamvu yahahamuye abantu. yego ngira ngo wenda tuzakoma tubakurikirane n'izindi nkuru, ko nabonye nk'uno mubyeyi uyu Justine n'uno mwana we bazashyingurwa ku wa 4. yego agana hejuru, aho bita mu irimbi ry'Imunyinya. yego niho bazashyingurwa. mbona nyine inkuru ziba zibabaje, bamwe ari kuvuga ngo bazabashyingure mu mva imwe,
abandi ngo bazabegeranye. Mm. Nyine urumva utekereza kwirimba bizaba bimeze gute? Ni amarira. Ni amarira, ni agahinda. Mm. Mu bandi bantu baguye muri ino mpanuka nanone harimo undi mwana none w'imyaka yari arangije segonderi kwiga ubukanishi. Yego ngira ngo we banamushyinguye uno munsi. Yari ari rwose yari arangije kwiga afite nyine yari amaze kubona akazi kubuka nyine yari umukanishi. By the way, ikintu kindi nabonye kibabaje, ino mpanuka yahitanye abantu harimo abajeni benshi cyane, abana, reka tuvuge abana muri 20-23. Aba ari umujeni abageze igihe yagakwiye gukoresha imbaraga ze mu kubaka igihugu. Urabona nk'uyu Aline nyine uno mugeni nyakwigendera yari 2006, Rukundo yari 2007, uwo nawe yari afite imyaka 23. Ino mpanuka yaduhombeje. Reka tugende dusatira umusozo, ari nako twihanganisha iyi miryango yaburiye ababo muri ino mpanuka. Yego. So nuko ubuzima buba bumeze, umuntu umwe arapfa bakababara, babiri bapfa bakababara, nuko ubuzima bumeze. Ariko cyane cyane ku miryango y'ababuze ababo bo kwihangana biragoye. Twavuga ibyo tuvuga, ariko icyo twasaba no kugira ngo Imana ibakomeze, ibahe kwihangana muri bino bihe bitoroshye, ibahe kubyakira. Kandi n'aba nabo babuze ubuzima, ni ukuri Nyagasani abatuza heza. Twabasabira rwose, nta ruhare urwo ari rwo rwose, ni ibyashatse kuba, nta muntu twabishinza. Gusa nyine icyo twasaba ni ukugira ngo Nyagasani abakire kandi abatuza heza mu ijuru. Rwose nimba hari n'ibyaha bakoze, ni ukuri Nyagasani arebe ino situwasiyo y'uburyo batabarutsemo, ibyaha abyirengagize. Nicyo twabasabira. Rero ubwo reka dusoreze hano dushimira abakunzi bacu babana natwe hano kuri GTV Rwanda aho baherereye hose. Wabasuhuza bari mu ntara zose uko ari enye z'igihugu cyacu. Ndabashimiye abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, nubwo byari byakunaniye kubitandukanye. Turabakunda cyane, kandi twongera kubibutsa mwongere mukore subscribe. Kuba waraduhaye subscribe nababwiye ukuntu byagenze, hari ikibazo cyabayemo bituma dushaka indi channel, nubwo ubona zitiranwa, ariko urabona ko ntago ari zimwe. Yandi uko ari mu subscribe bagira mu 5,000, iyi ngiyi urabona nibwo tukitangira, ariko uko tubafite twizeye ko byose bizakunda. Mudutera inkunga, mudusharinge, kandi muduhe n'ibitekerezo. Icyo musabwa ni ikintu rwose kitasaba n'amasegonda 5, ni ugukandaho gusa subscribe ikaba yabonetse. Wabona wenda wafata umwanya ukaduha comment, ukanadusharinga, ni inkunga ikomeye. Naho ubundi turahari ku bwanyu kandi turabakunda cyane. So turabakunda cyane rero. Yewe imbere ya kamera nitwa Big Man Janvier, ndibwa inshuti y'abato, umuhungu w'abanyarwanda bakunda kunyita GTV. Inyuma ya kamera nari Gadi Kwizera, nkaba CEO wo Kwivuko TV ndetse no Kwivuko Live. Ako nta kandi gashami twungutse Nyagasani yagize atya aba yongereye imigisha. Ikindi cyiza cyanjye buriya, genda inshuti y'abato, nkaba umuhungu w'abanyarwanda, ndi inshuti yawe uri kundeba. Ciao ciao. Bye bye.